umuntu n'umukobwa afite uburanga afite amafaranga ariko kugira ngo azabone umugabo bakanamutinyira ko ayafite hatinde biba byagenze bite ikiba cyarabaye rero bamushyiraho umwuka w'uruzerero umwuka wo kutagira urushako ku buryo abantu banamutinya base bamusukaho icyuhero cy'amafaranga kigahinduka igitinyiro cy'abadayimoni ku bazamurambagiza. Imana ifasha abantu babyumva. None ugasanga hari undi mukobwa w'umukene ufite uburanga adafite n'amafaranga cyangwa se ayafite makeya, buri musore wese umurambagije akamurambagiza ari mpanumve no kumutwara amafaranga, kumutwara utwo afite. Bivuze iki? Uyu we babaramwatuyeho umwuka bakavuga bati uzagire ubuzima buri eko, tuzajya twohereza abakurambagiza ndetse baguha urukundo nawe urubahe, ariko noneho kugira ngo uzabone ugukuraho ngaho agucyure akugira umugore ntabwo bizakunda. Nshaka kuvuga iki? Imyuka ya karande n'imyuka y'imitererano biratandukanye. Ugasanga umuntu buri saa 12 za nimugoroba afite isaha agomba kurwariraho umutwe cyane. Iyo arwaye amaguru ajya kwa muganga babuze indwara. Aha rero haba harimo ibanga rimeze gute? Kubera iki basengera umuntu bakamusengera ku kibazo runaka, indwara runaka yari afite, niba ari indwara, niba ari akazi, niba ari urugo, niba ari urubyaro, niba ari iki, bikemera bigasa n'ibyemeye bikamara iminsi byemeye, ariko nyuma yaho gato bigahita byongera bikagaruka. Urarwaye ukongera akarwara, uwari wabonye akazi agahita gasohokamo, uwari wabonye umufiyanse ubukwe buteguye bugahita bupfa. Uzi impamvu? Banyise ndakumva. Aha rero bisaba yuko uyu muntu amenya aho bamurogeye, bashyize hehe ibitereko. Ko numva bikomeye. Nicyo kibazo. Nta buryo yakira buretse gato. Yego. Nta bakozi b'Imana dufite b'abahanuzi, abapastoro bafite yerekwa bahanura ibintu bugacya byasohoye. Yego. Kubera iki uwo bahanure budacya ngo abahesha umugisha, ahubwo akajya kuhesha abandi? Uyu muntu w'Imana afite ikintu cyamukoreho nubwo ari mu mwuka w'Imana, kuko Bibiliya irambwira ngo ari kubohora abandi nawe aboshye. Buretse se Abakorinto ba 2:5 na kangahe na 7 haranditse ngo abari muri Kristo Yesu bose bahindutse ibyaremwe bishya, ibya kera babishize. Ibya kera bishize ni bihe? Hariho ikibazo barakora tugifitiye. Ibya kera bishize ni ukurimbuka k'ubugingo, ntabwo ari aho amaraso yanjye avuka n'ibyo bankoreye. Biriya bizaguma kuko bituye mu maraso ntabwo bituye mu bugingo. Birasaba yuko uyu muntu w'inyuma arwana akicungura kuko imbere yaracunguwe. Subiramo. Uyu w'inyuma azarwana kugira ngo arye. Nuhera mu masengesho cyane nukuri ko Imana ntabwo uzarya. Umwuka w'imbere azuzuzwa yerekwe atera imbere, ariko umuntu w'inyuma azabaho nabi, azambara ubusa, azasonza, urugo ruzamunanira. La Moti TV. Twasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese abadahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Imana y'amahoro nibahereza umugisha kandi bahereza umugisha mwinshi cyane. Hanyuma ndi kumwe n'umugabo ahangaha naramubateguje mushyiraho, muramubona mubona uburyo mu by'ukuri avuga ndetse kandi akavuga ashize amanga. Bamwita umuhanuzi Eliya. Nimba ari wa wundi wagiye mu ijuru wagarutse ntago mbizi. Cyakoze hari n'undi Eliya tujya dukorana ibiganiro wakavuga ko no gupfa atazigera apfa, azagenda nawe n'umubiri. Uyu munsi twabonye undi Eliya, Imana itwitayeho. Eliya uraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe. Nahimbaza. Ariko urasa neza kweli. Ya? Byose ni amavuta. Ni amavuta. Kandi muri iyi minsi umaze iminsi uvuye ahantu kuyashaka byo? Narinda ahantu za Prayer Mountain, ari maze y'iminsi. Yego. Ntibazakubeshye. Niyo waba usenga Imana mu rwego rungana gute, ukaba utarya kurya, ubundi amavuta y'inyuma afata umuntu bitewe n'amavuta ari imbere muri bwe. Niba rero ari ibyo kurya, irya ibyo kurya bifite karite apana quantity, bizatuma usa neza. Yego. Hanyuma ni wisiga na gikotoro babona usa neza kurusha utisize amavuta ahenze. Yego. Urakoze cyane. Na kari gaciyemo kandi nuko dutangiye ikiganiro cyacu. Wowe twamaze kuguha ikaze. Reka ngusabe kugira ngo usuhuza abakunzi bacu bakumve.
Yes, abakunzi bacu reka mbyite bacu aho baherereye ku isi hose, intara zose z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, yego, n'intara ya gatandatu ya diaspora, aho bari Imana ibaha umugisha. Cyane cyane hari abantu burya umuntu uzakora akaguha akajambo kamwe bita gukanda subscribe, njo umuntu musabiye umugisha. No mu mpamvu navuze ntireka nzempe ikiganiro aba bantu, nabanje gusenga kugira ngo nzaze mbaho ibintu bifatika, byibura buri muntu uzabyumva azumve ko ibintu yumvise ari cyo bigiye kumara, bana kumva ibintu biraho. Rero abo bantu Imana bahe umugisha nabo basabye. Uwataze subscribe, uri butange like na comment, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amina. Hanyuma ntabwo turi butinde. Oya ariko urabanza wivuge. Yangiye se. Abo se ndavuga ibintu byinshi, nitwa Elia. Yego. Ndi umushumba pastor n'aba prophet. Yego. Yes. Ibirenze kuri ibyo rero ndi umwana w'Imana. Ntabwo ndi umukozi w'Imana. Kuko Imana ntabwo ibuza amaboko, nta n'abakozi igira. Ahubwo ibintu byose biriho bibereyeho kuyiramya. Subiramo ako kantu. Imana nta bakozi igira. Wandike. Ibiriho byose yego bibereyeho kuyiramya. Yego. Mu yandi magambo, ntabwo umuntu ayikorera kuko nta kibuze, nta maboko ibuze, nta nubwo iyo ubwayo yanabwira uyu mugezi uri hepfo yacu, yego, ikabwira umugezi itawukozeho, ikawubwira uti zamuka unsange mu ijuru, umugezi ukaza. Niba ifite ijambo ryo guhindura igakoresha ijambo idakoze, bivuze ko nta wayikorera. Ijambo ryawe rirakora, nta maboko irakoresha. Hanyuma reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Uri Imana yo kwizerwa, ushobora byose. Tugushimiye umunsi duhaye, bana natwe, uri Alpha na Omega, utangirane natwe kandi usozanye natwe. Umugisha wawe ku muntu wese ugiye kudukurikirana, uwera wa Isiraheli, amatwi ye yumve kandi ubugingo bwe bukire. Umukure ku rwego umushyire ku rundi ruzatuma izina rye rushaho kwamamara binyuze kuri uyu muntu ugiye kumvira ijambo. Nanjye ngusabye kubana nanjye kugira ngo unkoreshe iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, uyisabye kugira ngo igukoreshe iby'ubutwari. Elia, nakubonye uvuga ibintu by'ubwenge kandi bifiteho bikura abantu naho biberekeza. Hari ibintu byananiranye muri iyi minsi. Yego. Ikintu cyitwa gutandukanya imyuka. Yego. Kumenya ese umuntu mu by'ukuri ko tumusanze yikubita hasi cyangwa sagagara avugishwa yatewe n'imyuka bwoko ki. Ibi bintu bitera abantu, hari n'ibyo bita ngo za karande, usanga mu by'ukuri hari n'umuntu ukora nawe bikanga. Hari ugasanga umuryango kwa runaka ngo ntiwubaka, kandi ko wajya kure ugasanga abantu babo bose barashaka ntibubaka. Noneho wajya kukumva ngo runaka ngakora ngaruko yagiye mu bapfumu. Ibintu by'imbaraga z'umwijima, ibintu by'imyuka mibi bizengereza abantu, nibyo ngira ngo tuze kuganira. Aha rero yego ndahita ngo urugero rwihuse. Ntaranasoma kuko ndabizi ko abantu bari bwumva ibintu biraza kubatwara gutega amatwi. Yego. Kandi ndabizi barajya bumva basubiza inyuma. Yego. Njyewe mfite umugabo twasenganye amaze imyaka 14 nta mwana aragira, kandi ari umukire afite ubutunzi. Yarahuye n'abahanuzi benshi. Ntabwo ari uko ninjye muhanuzi wari ukomeye, ahubwo nuko hari igihe umuntu aba yarahawe iyo ngabire y'ibyo bintu. Guhura n'abantu batandukanye bakubabaza mu buzima ntabwo bisobanura ko uwo mu gihe cyawe adahari. Ukomeza ugerageza amahirwe kuzageza ugeze ku muntu wawe. Umugabo tugisengana, ijuru rivuga yuko bamurogeye muri Nigeria. Ariho bagiye kumurogera kutazigera byara. Atunge agire buri kimwe, ariko icyubahiro cy'urubyaro ntikizigere kibaho. Ijuru ryaduhishuriye ko bamushyize mu giti cy'umunyinya kiri ahantu Nigeria, bamushyira mu cyari muri icyo giti. Umugabo ndabimubwira, arambwira ngo abahanuzi bambwiraga ko narozwe, ariko ntibambwira uburyo narozwe. Arambwira ngo ubu twajya Nigeria, njyewe wanjyana aho hantu bankoreye ibyo bintu. Ndamubwira nti tugende. Afata umuzamu, ndamubwira nti njyewe rero nubwo tujyanye sindi umukarani wawe wo kuza kurira igiti. Njyewe nanahishura ibintu barabitabye mu butaki wawe, ntabwo nsirwe gucukura, shaka ubicukura cyangwa ubyicukurire. Kuko n'imbaraga mfite nizo gusenga sizo guhinga. Afashe ibaze umuzamu wo mu rugo, ijambo rya mbere ageze umugisha wo gutega indege. Dutega indege tujya muri Nigeria. Tugeze muri Nigeria, dutega indi modoka itujyana ahantu mu byaro. Aragiye, tugerayo,
mbwira umugabo ndamubwira ni bwira uri umukozi wazamuka ajye hariya hejuru amanura icyari dusanga harimo ibintu byose bamurogeyemo muri ayo magi n'ibiki n'ibiki nyuma tukivayo ikintu cyantunguye ni ikihe barasamye ariko basamye ntibabimbwira kwa kwibagirwa kw'abantu umuntu uramufasha ababaye ariko umutima w'umuntu Imana ikintu yawuremanye harimo kwibagirwa kumbe wa muzamu wabo kubera ibintu yarabonye yansabye nimero ndayimuha noneho umuzamu niwe nyuma waje kujyamo amakuru arambwira ngo uzi ko mabuja na databuja baserebuye ko umugore atwite ndavuga ni reka ntegereze buriya bazabimbwira ndatuza nyuma yo kuba manuye mu cyari ntegereza ko bazabimbwira ndavuga ni buriya bategereje kuzabimbwira ari uko ibintu bigeze aharyoshye wemera yuko byageze no ku munsi wa nyuma bagiye kwa muganga kubyara umukozi abimbwira batigeze banabimbwira ngo nasenge batigeze bitaho ko bashobora no kugira ikibazo indikanavamo bari bamaze nyine kubyakira babyizeye ko byarangiye kuko byari byarangiye nta nubwo byari ngombwa ko bampa raporo ariko burya nk'umuntu mwabanye mu kibazo umubwira intambwe y'ubyishimo ugezemo uzi icyakurikiye habaye agashya umugabo bavuye kwa muganga bagira n'igihe cyo kwita umwana izina wa muzamu arambwira nise ko ntakubona mu bantu baje kwita umwana izina uri he urumva ko byose n'agahinda birimo kumbabaza kwihangana birananira mpamagara wa mugabo ndamubaza ni kubera iki utampamagaye ngo mbwire ko mwageze arambaza ngo urinde ndamubwira ngo ni Eliya ambwira ngo nziba Eliya benshi ndamubwira ni wa undi w'umuhanuzi ati nza abahanuzi benshi wa undi mwajyanye na Nigeria ateye itihanganira za kuvugisha ahita nkupa ntegereza iminsi 5 ataramvugisha birarangira twongera kuvugana ndabyakira ariko umutima wanjye ubabaye bimwe bavuga ngo ntukawaza umutima w'umuhanuzi kuko iyo umuhanuzi ababaye n'Imana irababara sinigeze musabira nabi ariko ku mutima naravuze ngo yirengagije ko akanwa kamuhesheje kwakira kanamwambura umugabo umwana hahanda abageze umwana atangira gukambakamba bakajya bamutura banamusimbiza iyo ari umugabo w'umukire afite abakozi benshi mu gitondo rero ari mu gikari ateruye uruhinja rwe yambaye swime arimo asimbiza umwana amukinisha yasimbije umwana eswime irahambuka aho kugira ngo aramire umwana ajya kuramira icyoro ngo abakozi batamubona ubwambure yagiye kugaruka gusama umwana yikubise hasi umwana arapfa n'uyu munsi bagiye hanze nta mwana bafite kandi jewe sinigeze mbavuma nta jambo na rimwe navuze nashakaga kuvuga iki iyo umuntu afite imyuka mibi akayibohokaho bisaba yuko aguma ku isoko niyo ikomeza kurinda cya kintu niyo ngewe ataza kumpa agaciro bizibura akanambwira ngo eri Imana yawe yarakoze sasufe byari bibaye aha nshaka kubwira abantu iki ubu nahise ngera kure hari igihe umuntu iyo adafite imyuka ya karande aba afite imyuka y'ibintu bamuroze ndatanga urugero umubyeyi ajya kuzabyara umwana afite abanzi bamwanga kuva akirongorwa ararongoyesha arazatubona shagihe atwite batangira kumushakira ibizananiza umwana uri mu nda bivuze ngo inyenyeri y'umwana batangira kuyica akiri mu nda ati nda yawe ko mbona ireba hasi bakoraho tari kubwo ngubwo si umuhungu kumbe hari ibyo barimo basigaho hari ibyo barimo baturaho umwana akavuka baramaze kumwica murankurikira ndagukurikira cyane noneho ukazisanga umuntu n'umukobwa afite uburanga afite amafaranga ariko kugira ngo azabone umugabo bagabo bakanamutinyira ko ayafite hatinde biba byagenze bite ikiba cyarabaye rero bamushyiraho umwuka w'uruzerero umwuka wo kutagira urushako ku buryo abantu banamutinya base bamusukaho icyuhero cy'amafaranga kigahinduka igitinyiro cy'abadayimoni ku bazamurambagiza ariko turi kumwe
ndakumva cyane. Imana ifasha abantu babyumva. None ugasanga hari undi mukobwa w'umukene ufite uburanga adafite n'amafaranga cyangwa se ayafite makeya. Buri musore wese umurambagije akamurambagiza ari mpanumve no kumutwara amafaranga, kumutwara utwo afite. Bivuze iki? Uyu we baba baramwatuyeho umwuka bakavuga bati uzagire ubuzima buri eko, tuzajya twohereza abakurambagiza ndetse baguha urukundo nawe urubahe, ariko noneho kugira ngo uzabone ugukura aho ngaho agucyure akugira umugore ntabwo bizakunda. Aha rero nshaka kuvuga iki? Imyuka ya karande n'imyuka y'imitererano biratandukanye. Ugasanga umuntu buri saa 12 za nimugoroba afite isaha agomba kurwariraho umutwe cyane. Iyo arwaye amaguru ajya kwa muganga babuze indwara. Aha rero haba harimo ibanga rimeze gute? Kubera iki basengera umuntu bakamusengera ku kibazo runaka, indwara runaka yari afite, niba ari indwara, niba ari akazi, niba ari urugo, niba ari urubyaro, niba ari iki, bikemera bigasa n'ibyemeye bikamara iminsi byemeye, ariko nyuma yaho gato bigahita byongera bikagaruka. Urarwaye ukongera akarwara, uwari wabonye akazi agahita gasohokamo, uwari wabonye umufiyanse ubukwe buteguye bugahita bupfa. Uzi impamvu? Banyise burya habaho icyo bita ibitereko by'ibicaniro baba barateguye bakoresheje izina ryawe, bakoresheje kimwe mu bintu byawe, bakagenda bakagira ahantu babitaba, bakagira n'ibindi atunga nyir'ubwite agomba kujya akoreraho buri gihe bamubwiye kujya bikora. Niyo mpamvu iyo ndwara igaruka buri kwezi kwa kangahe. Niyo mpamvu mu muryango hapfa umuntu buri mwaka runaka. Ako turi kumwe? Ndakumva. Aha rero bisaba yuko uyu muntu amenya aho bamurogeye, bashyize hehe ibitereko. Kurumva bikomeye. Nicyo kibazo. Nta buryo yakira buretse gato. Yego. Nta bakozi b'Imana dufite b'abahanuzi, abapasitoro bafite iyerekwa bahanura ibintu bugacya byasohoye. Yego. Kubera iki uwo bahanure budacya ngo abahesha umugisha, ahubwo akajya kuwuhesha abandi? Uyu muntu w'Imana afite ikintu cyamukoreweho nubwo ari mu mwuka w'Imana, kuko Bibiliya irambwira ngo ariko bohora abandi nawe aboshye. Buretse se Abakorinto ba 2:5 na kangahe na 7 haranditse ngo abari muri Kristo Yesu bose bahindutse ibyaremwe bishya, ibya kera babishize. Ibya kera bishize ni bihe? Hariho ikibazo abarokore tugifitiye. Ibya kera bishize ni ukurimbuka k'ubugingo, ntabwo ari aho amaraso yanjye avuka nibyo bankoreye. Biriya bizaguma kuko bituye mu maraso ntabwo bituye mu bugingo. Birasaba yuko uyu muntu w'inyuma arwana akicungura kuko imbere yaracunguwe. Subiramo. Uyu w'inyuma azarwana kugira ngo arye. Nuhera mu masengesho cyane nukuri ko Imana ntabwo uzarya. Umwuka w'imbere azuzuzwa yerekwe atera imbere, ariko umuntu w'inyuma azabaho nabi, azambara ubusa, azasonza, urugo ruzamunanira. Birasaba kandi asenga buri munsi. Ntabwo urabona umuntu ari umukozi w'Imana akakubwira ikintu ako kanya ejo kigahita gisohora, ariko ugasanga ikora ry'ishati ryaracitse. Yego. Ugasanga no kwishyura inzu $30,000 byaramunaniye. Yego. Kandi afite abantu b'abanyacyubahiro asengera, ntagire umuhesha umugisha. Uyu muntu ntazarenganya abo bantu, ntazanabavume. Uyu muntu afite ikintu cyamukoreweho, niba atari karande. Icyo kintu nicyo kigenda kikabatera kudakora. Exactly. Abafite umwuka urubo. None se niba mu muryango wabo bose bari abakene, bivuze ko iwabo bafite umwuka wo kudakira. Yego. Uyu rero nawe arimo arasenga, ariko yirengagije ko agomba kubanza kubohoka kuri uyu mwuka w'imiryango iwabo. Utaramenya rero ibyabaye iwanyu, cyangwa se ngo usenge wishyurwe impamvu y'ibintu biri kukubaho, ntabwo uzigera uhura n'Imana. Hanyuma izi ngo ziri gusenyuka. Ingo zisenywa n'iki? Ntabwo urugo rusenywa nuko umugore adashaka kubaka, ntirusenywa nuko umugabo ananiwe kubaka. Ndatanga urugero, gute umuntu yize akiga agafata doktora agatunga za bachelor, akaba ari umuntu wize ku rwego rukomeye igihugu gikeneye, ariko akabuzwa akazi no gusinda. Gusinda bikamwirukanisha ku kazi kandi afite ubwenge. Bihora bibi. Aha, uyu muntu mu miryango iwabo baba bafite imyuka ya za nyabingi n'ibindi bimana bakorera, bisaba ko biterekera babihaye inzoga, bya bibindi bajya gutereka mu byumba byabo. Iyo rero uyu muntu atabimenye, ya myuka ikabura umuntu wiha bya biyoga babaterekeraga. Iyi myuka ishaka umuntu wo mu muryango mu gisekuru cya 7.
ijya guturamo cya karindwi kugira ngo nimuturamo uyu muntu ahinduke ikigega cyo kunyweramo kuko baba baratambye igitambo cy'amaraso yabo batanga amaraso bakagirana igihango na ziriya mana. Iyo rero habuze umuntu utambira ziriya mana, izi mana zishaka umuntu w'umuryango mu maraso zikaza gutura muri we, akabaro zajya zinywera. Mugabo wanjye gucyurara mu kabari, mugabo wanjye arimo kuharara kubera ko hari ibyo arimo kwishyura wari katazi arimo arakoreshwa n'izindi mbaraga. Exactly. Ugasanga umukobwa yuzuye umwuka w'ubusambanyi kubera yuko atazi ikibimutera, ejo agasenya urugo. Nyina ntasambana, abo bavukana ntibasambana, ise ntasambana, ariko we ageze ku gisekuru cya karindwi niwe ufashwe mu bana bose. Ugasanga mu muryango hapfuyemo umuntu agapfa atarigeze arongorwa kubera imyuka batambiye k'uwo muntu. Iyo myuka igomba kugira umuntu wese izajya ufata mu muryango ukurikiraho akajya apfa adashatse. Niyo mpamvu usanga kenshi uyu mugabo iyo yanyweye inzoga akazinywa neza buracya akamara iminsi ameze neza kuko zanyoye z'amana akamara kabiri atanywa, bakagira ngo yakize, bamujyana mu rusengero bakamusengera akamara ibyumweru biratanywa ariko aje akazongera akanywa. Bisaba iki? Bisaba yuko habaho kujya gusenya ibyo bicaniro byo mu muryango. Niho uzasanga pasiteri yifasha akavuga ngo mbonye ngo marayika w'Imana ngo amanukanye envelope zirimo abagabo, ngo umukobwa ufite 100,000 ngo atange iryo turo, ugasanga nta n'ufite 1000 muri iryo teraniro kandi abandi barayafite barayatanze. Bamara kuyatanga bagahabwa bakabona babagabo, abandi ntibababone. N'abandi babonye ntibatindane nabo. Nta mugabo ugura 100,000, nta turo ribohora umugabo. Ituro ribohora no kumenya ikintu cyakubayeho kikaba aricyo gisenywa. Subiramo, ituro rikubohora no kumenya cyakubayeho kigasenywa. Iyo gisenywa n'uwakubwira ati zana miliyoni 5 uzifite urazitanga. Urugero rwihuse, umukobwa avuka Rusizi ashatse Kigali, yavuye Rusizi muri 85 cyangwa 75 ndetse n'imiryango yabo yarahimutse yarahavuye. Yego, yagiye gushakira ubuzima yenda mu burasirazuba, uvuga hanze y'igihugu, bagiye muri Canada, bagiye Australia, bagiye mu bindi bihugu. Ndetse no kuri gakondo wa mwana wavukiye i Kigali nta nahazi. Bizagenda gute kugira ngo abashe kumenya ahantu hasenyerwa bya bigirwa mana bimuteze ibibazo? Twibukiranye ko uwo murozi ujya gukora ibyo abakoresha cyangwa se abamufasha nabo bagira iyereko, bagira viziyo, barareba, barabona. Yego, nubwo we atigeze aba muri ibi bintu, ejo iwabo, reka mvuge gutya, ababyeyi bavuye mu Rwanda barimutse bagiye muri Amerika. Bageze muri Amerika barabyaye. Yego, bamaze kubyara bahise bapostinga ko babyaye. Bakibyara umurozi ahita atwara agafoto ka wa mwana. Muri make bamumurikiye abazimu, baramumuritse. Bivuze ngo ni ikosa rikomeye abantu bakora kuba wasohokeye ahantu heza, kuba wagiye mu ndege ugapostinga wereka abanzi. Deja bahita uburimo kubwira abanzi ati mwabonye icyo mugomba kurwanya. Ibyishimo byawe n'ibyawe, keep it inside in your life, bigumane mu buzima bwawe. Uranyereka iki? Niba wubatse inzu birandeba, wowe nagenda kodesha, ndakwishimiye se, nimbona inzira yo kugusenya nzagusenya. Kandi umuntu ugusenya bisaba ko bakuzi, nta muntu ukora binatakuzi. Uyu mwana rero wagiye mu mahanga nk'uko bivuga cyangwa se akavukirayo, kubera iki imyuka iri kumukurikirana kandi we bitarababayeho. Nukuvuga ngo nuko ari ukurikiyeho kubw'iyo myuka ya karande, cyangwa se akabagiriwe ishari biturutse kuko uwo muntu yanze ikigeze ku babyeyi be. Nyene cyagihe niba bya bintu bisaba gusenwa mu gihe ari muri Amerika wenda byarakorewe muri Afrika, yego, bisaba yuko yavayo cyangwa hari ubundi buryo ntabwo ari ngombwa ko bisaba ko yurira ngo aze. Niba yizeye ko Imana ikora, birasaba yuko we ampuza n'abasigaye nabo badahari. Imana ihishura aho hantu ibintu biri, kuko abantu ikosa bafite mba numva n'abafata ngashaka inkoni nkabakubita kubera iki batemera ko Imana ibona. Mu minsi yashize urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, yego, rwataye muri yombi abiyita abahanuzi bagiye guhamburura ibintu ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania, ahitwa sinibuka ukuntu bahita ariko ni hano ukimara kwinjira Tanzania gatoya.
babwira umuntu ko ariho yazirikiwe, umuntu uba muri Canada abahereza amadolari 5,000. harimo n'uwitwa Miravumba, harimo n'uwitwa Indenandera. Ndumva abo bantu ribu yaratangaje aravuga ati abantu twabafashe kubera ko bagiye gutekenika. Aho nta bantu bashoboye kubyumva, bari basanzwe bavugana n'abahanuzi bababwira bati tanga amafaranga kugira ngo tujye guhamburura ibintu aho bakuzirikiye aho uvuka cyangwa se aho wabaye. rero ikibazo tukaba tubahaye urwo kuba bakwihutira kubaha ayo mafaranga. Ese umuntu yagendera kuki afatanya n'umuhanuzi kugira ngo asenye bya bigirwamana? Burya rero reka nkwibutse, ribu yagiye kumenya ite iby'abo bantu barimo? Si nyir'ubwite wabivuze? Yego. Bivuze ngo nyir'ubwite deja ntabwo yari yizeye ibyo bamubwiye. Yego. We abata mu mutego. Birangiye bafunzwe kandi ku ruhande rumwe. Birashoboka ko ibintu bari bagiye gukora byari ukuri. Ubu none atwicaye ahantu hameneye beto. Wenda ni wawe. Ndaje ndakubwira ni hano si wowe, ndahaza ati oya. Nkakubwira noneho rero ihangane kano gasima bagiye kumena ntacyo gatwaye. Ni mucukuremo hano. Mwe buganye mukicukurira mpagaze hariya. Ese mfite tekinoloji nganite yo kuzana ibintu nkabitaba muri iyo nzu? Eliya, buretse ntabwo ndagusubiza. Yego. Bishatse kuvuga iki? Iteka kugira ngo umenye ko bino bintu ari ukuri. Niba wowe ubwawe utabyizeye ukaba uri muri Canada, ukeneye kubohoka, amafaranga yakuzana siyo menshi kuruta ayo watanga. Tega ngwino nje nkujyane nkugeze iwanyu aho uvuga utanahambwiye. Nkugeze nkubwire ngo ngaha ihano si iwanyu ni iwacu, ndahazi ntahuze, warahambwiye hoya. Kimwe mu bintu byemeza umuntu nuko akujyana, ariko wajyana n'umuntu mukajyana ahantu hatigeze hahingwa mu gihuru uwo munsi, agasanga ahantu hamaze igihe n'ubwasi bwarameze, akavuga ko ahantu wahinze iryo joro. Ntabwo bishoboka kuko biba bibereye n'ahantu wubwe ari. Naze ubwo nagiraga ngo tuze gukuraho urujijo. Uretse niyizere akakubwira ati genda video call ibiriho, live ibiriho, abireba n'amaso ye gutyo live, cyangwa se shaka umuntu wizera, nta muntu ubuza umuntu, umubwira ze duhure tujyane. Kandi je ntega umuntu mutega iminsi 3 cyangwa tujye gusengana iminsi 3, 3 nirangira tumanuke. Erega impamvu iki kintu ushaka kugitindaho uko mubanza gusenga, ntabwo wajya ahantu utazi. Akenshi usanga hari abantu babikoresha, rimwe na rimwe wajya kureba ugasanga ni ibintu by'ubwesikoro, ugasanga ni ibintu bidafite aho biva n'aho bijya. Ariko ukuri nimba guhari kuvugwe, nimba kandi ikinyoma gihari nacyo kivugwe. Bibiri ivuga iki? Kugira ngo abantu basobanukirwe. Reka tuye twumvikane kuri iki kintu. Mukozi w'Imana, intama zizavangwa n'iki? Intama zibana n'iki? Urukungu rubana n'iki? Dufite abantu rero batinjire mu marembo buriye inkiki, barasatura batugwamo. Noneho rero reka tubanze dusenye icyo ngicyo, kuko ibintu usobanuye ni ibintu bikomeye cyane kandi abantu benshi bakunda kubivugaho. Ese uriya muntu umaze dufate nk'urugero, njyewe nimba mvuka i Burundi, nkaba ntuye hano ku butaka bwa Kigali, ibintu byakorewe i Burundi, umuntu nampamagara akambwira ko hari ibyakorewe aho nataye uruzogi, ubwo abumva ikirundi baratamenye cyari njyewe kugira ngo nzamenye ko ibyo bintu ari ukuri, nanizera uwo muhanuzi mutandukanye n'abeza b'iki gihe b'abateka mutwe, nzakora iki? Ubwo marije wa muntu uri gukurikira iki kiganiro ikintu ndi bumusubize. Yego. Usibye wowe nyir'ubwite ufite ikibazo, niba umbonye kuri YouTube ntabwo ubwiye ngo nyizera, ntabwo uzi niba nkorera Imana cyangwa se nkorera indi myuga. Yego. Ahubwo banza usenga rero umutima wawe. Umutima ni ukunyemeza, unareba ibimenyetso. Niyo ibintu naba ngiye gukora byaba atari ukuri, wowe ukabyizera, ibiragukorera. Ubwo impamvu nca bivuze gutyo, abantu nibo banze babasha kwizera, kuko numara kwizera, bizagufasha, Imana izagusanga iguha. Burya abantu dusengera nabo bafite ubwenge, bafite n'umwuka w'Imana. Noneho niba ibintu byarabereye i Burundi ukaba uri mu Rwanda, bakaba ariho bakurogeye, nkaba ndabikubwiye, niba utabyizeye ngwino twambuka tujye i Burundi, tujyane tujye kubikorana, then ibyo uzabona biguhesha kwizera cyangwa se ntiwizere. Ndatanga urugero rwihuse. Kubera iki mu muryango, kugira ngo umukobwa muri uwo muryango azashake, arongorwe, atunga umugabo wabane, bisaba ko umugabo wa mbere abanza agapfa aho hantu,
kabiri buretse ntuharenge yego ukoze hasi unyibutse ibuye Eh. nyina yapfushije umugabo abyaye kabiri nawe arashatse apfushije umugabo abyaye kabiri agiye gushaka undi uwa kabiri nk'uko na nyina byagize gute byagenze Ehe. umwana we nawe ashatse umugabo bigakurikira nawe uwo mugabo apfuye abyaye kabiri nawe ashatse uwa kabiri aho rero haba hari umwuka Yego. watambwe mu maraso y'iwabo w'aba bantu Yego. yuko bazajya batanga igitambo cy'amaraso cya buri mugabo wese uzajya winjira muri uwo muryango yego reka ngo ikindi Ehe. kubera iki umwana asoza kwiga kaminuza ari umuryango wari ufiteho amaramuko bamufitemo icyizere bugacya yarwaye umutwe agapfa cyangwa akanasara agasara akagira uburwayi bwo mu mutwe ni ukuvuga ngo uyu mwana yigaga bamufite target cyangwa se umuryango we muri karande zabo nta muntu ugomba kurenga urwo rwego niyo mpamvu uzagereza kururenga agomba guhita ahura n'izo mbaraga zigahita zimuminimiza zikamwica izi mbaraga rero zirakomeye kuki zica zikica n'abapasiteri Yehe. n'abahanuzi buretse ntibabura gupfa buretse rwose nakubwiye ngo iyo bashakanye uraho n'umuntu. kuba umuntu yitwa umuhanuzi Yego. bikureho shyiraho kuko uyu muntu yambaye amaraso ibimuhiga nibyo bihi ariko ubu none nyweye uburozi nabura gupfa ngo nuko ndi pasiteri wapfa none se umuntu andoze gusara nabura gusara ngo nuko ndi pasiteri ahubwo habaho iki habaho kubanza kumenya imyuka n'imbaraga zikurwanya izo mbaraga wamara kuzimenya ukabasha kumenya uburyo uhindura amateka y'ubuzima bwawe aba bantu rero ndimo mbwira yego niho uzasanga umuntu atwaye inda ya mbere yego ivuyemo yego yacunga kabiri n'iriya kabiri kavamo bivuze ngo hari ibitambo bikurikira mu muryango bitatambwa bisabwa gutambwa n'amaraso y'uyu mugabo wo muri uwo muryango umugore yashatsemo yego agakuramo inda eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi bamubwira tugiye gusama bigakunda ugiye kugira gutya ugasanga noneho hari undi utashobora kubyara umwana wa kabiri agomba kubyara umwe ntabyara uwa kabiri ikindi ugasanga mu muryango abana bose babaye ibigoryi barananiranye kandi nta kindi kintu bazira barazira iki barazira imyuka yo mu muryango niyo mpamvu rero uzasanga abantu bari gucuruza ahangaha mgiye kumena ibanga rikomeye yego ugasanga muri kwa gucuruza mfite ibicuruzwa bisa n'ibyawe yego ariko abantu bose batonze iwawe gusa barazi iwanjye ntawe uhazi ariko iwawe kandi ndanacuruza ari Imana yambwiye ngo genda ucuruze yego Imana imbwiye ngo impaye igishobo ikakima hakaba uruza kuguhaha intoryi zigahira kandi arizo nziza kurenza izanjye inyanya zikaboreraho ibirayi bikaboreraho nkatangira kubyirira nkatangira gukopa n'abarokore nkahita mpomba nkasubira mu rugo bisobanuye iki bisobanuye yuko naje gucuruza Imana yavuze ariko sinabanza gusenya ikizatuma ntagera ku iterambere ry'Imana yambwiye yego bakageraho bagatangira guhemba ngo uyu muntu acururiza ku miti ngo menye hari ibintu basutse iwanjye nta bintu bahasutse ashobora kuba ari imyuka ya karande cyangwa se akaba ari ibintu byagukorewe wemera ko dushobora kuba turi no mu rusengero bakamanurira ibintu rwa rukungu ruri mu rusengero rugahita rujya kubirwanya Imana ibaho umugisha murakoze buretse ntabwo ndi bukure kuri uno munsi n'ubundi reka tujye kuri icyo kintu kijyanye no guhanura umuntu ari mu rusengero social media zamaze gushinga imizi zaragutse ahantu hose kamera iriho baraguhanuriye ati mwana wanjye wari warazingiwe kuri gakondo ubu noneho ndakubohoye ndi Uwiteka ugiye kurongorwa nk'abandi cyangwa se ugiye kubyara nk'abandi ibyo bintu ntabwo byaba bimwe mu bishobora gutiza umurindi ba bantu bahora bagutongera bya bindi banagukurikirana aho wijya kure deja byarangiye social media uhanuriye umuntu imbere y'abantu sibyo umuvuzeho icyiza wenda n'umugore yatandukanye n'umugabo nabyo uranabivuze ukamubwira ati Imana igiye kuguha undi mugabo igiye kukugira neza kumva ugasanga wa mugabo yasenyewe mbese uwo mugore yasenyewe bitewe n'abanzi bari bamwanze none ibyo bintu bagiye kubibona kuri social media wabonye ko imigozi icitse niho uzashaka undi mugabo uzi ko ibintu byarangiye kumbe wa mwanzi yarabibonye yagiye kongeramo TikTok naho hose uyu munsi niyo marayivu ni ubuhanuzi bukomeye Imana igukoreye abantu benshi 500 bose bari live bakumva ibintu umuntu ari kuguhanurira n'umwanzi wagomba kuba arimo niba atanarimo hagomba kuvuka undi mwanzi uvuga ngo kubera iki bamubwiye ibintu byiza nje maze igiye kurica nta kintu barambwira kama mbaye nuko rero abantu babayeho
niba ushaka kurinda ibanga ry'ubuzima bwawe senga imana yawe numenya n'ikintu kikubayeho cyangwa ikiza kije kibike mu buzima bwawe. Ubu ngiye umunsi mbaye mfite inzu nzabwira abantu yuko nyikodesha, bazandwanya bamfungira amafaranga yo kwishyura ngo nyisohokemo, sinyisohokemo kuko ari iyanjye. Bagire ngo barananiwe, babwire umfungu wananiwe kugira gutya. iyo ni imwe muri tekinike kwaje nintunga imodoka nzababwira yuko ari umuntu wamaye kujya nyitwara, bajye kundogesha kugira ngo uwo muntu anyirukane, bijyanga ko imodoka ari iyanjye, bashyira noneho kundogesha ngo nkoreshe impanuka, nanjye mbe nabibonye mu mwuka mfunge za mpanuka zabo, nicare mpanganye kuko kiri mu isi. Wowe uri mu isi y'urugamba, nutamenya urugamba rukurwanya ntabwo uzigera ugera ku iterambere, n'ibyo ukora byose bizahinduka ubusa. Gute umuntu agira itembera akagura amataje rero byagera ku munota wanyuma ibintu byose bigafeyiringa, baba baramugiraho ntamenye ibanga. Wubatse itaje urayinyeretse mise njya gutega ibintu byataje ntuzayitahe ikakunanira kuyuza kandi yarigeze hejuru. Imana ibaho umugisha ndagiye. Eliya nari narahagaritse ibintu byo kubwira abantu ngo batambutse nimero zabo ahangaha kuri iyi isheni, ariko ibintu uvuze birankombese cyangwa se birankuruye ku buryo abakunzi bacu bashoboye kuza kugira bakavuga bati uyu mugabo turamwifuza kugira ngo adufashe gusenga Imana, adufashe kudusobanurira nimero. Bikavuga ikintu kimwe azitiranye n'abantu. Niba ntanze nimero nawe ugomba kuba ufite nimero, uwo muntu uzampamagara nzabanza musabe aguhe umuhe uburenganzira. Yego ngiye wabona mvugisha sino bitabaye ibyo. Yego nambwira ngo nazikuye kuri cano iyi ninza itamenya aho zikuye, nzamubwira ntiwavugishije nyiri cano. Impamvu ya mbere ni iyi, bijya biteza intambara. Ubu butumwa dutanga bigatuma utakongera kumpamagara kuko umuntu aciye inyuma ruyingaje kukubwira ibinyuranye nibyo ngewe nzi. Ubwo bandikire nimero ya cano, umuyobozi wa cano noneho arajya abohereza nimero zawe kugira ngo ibintu byose ntabwo genzi bahaye, ahubwo wowe uzajya uzibaha. Yego cyangwa se baguha izabo wowe umpamagare. nuko bimeze. Murakoze. Eliya reka maze nkusabe iki kintu. Yego nitwongera kugutumira uzitaba 100%. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha.